Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Imana ishimwe, haleluya, haleluya. Iki gitondo duhereje Imana yacu icyubahiro, izinze ijoro rikazingura amanywa. Imana itabura uko ibigenza, intwari mu ntambara, agakinga k'amakuba. Imana igize neza, irabyongeye, iravuze ngo bahubayeho. Imana nishimwe. Nyemerera uhereze Imana icyubahiro kandi uyibanze aho ugiye hose mu byawe no ku bawe. Ni Imana y'inyembaraga, ni Imana y'inyembabazi. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitondo nongeye kugusuhuza mwene data, wowe tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo. Wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu ashimwe. Bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Yesu nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo kikubere igitondo cy'umugisha. Uyu munsi Imana iguhuze n'igitangaza cyawe, kandi uyu munsi Imana ikwigaragarize. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byacu byo gusenga, tuvuga ngo imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Ndifuza ko twakomeza kuba mu mbaraga z'Imana. Umunyarwanda we yaravuze ngo nta heza h'isi. Umuririmbyi we yuzuye umwuka wera aravuga ngo muri iyi si nta heza hahari, nta mahoro yuzuye twabonera muri iyi si. Niyo mpamvu dukeneye imbaraga z'Imana. Urazikeneye muri wowe ubwawe, mu buzima bwawe, mu myitwarire yawe no mu migendere yawe. Urazikeneye, ukeneye mwuka wera ngo akubere umujyanama n'umuyobozi. Ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye imbaraga z'Imana. Ukeneye imbaraga z'Imana mu byo ugerageza gukora. Ukeneye imbaraga z'Imana no ku babisha bawe ngo zikurwanirire kandi zikurengere. Ukeneye imbaraga z'Imana, mwuka wera ngo ajya kunihira, akomeza kunihire iminiho kwa kundi wowe utazi gusenga, ariko mwuka wera ngo ajya areba ibigukwiriye n'ibinkwiriye, ngo akabidusabira ku Mana, kuko we aba areba ejo hawe hazaza, akavuga ngo Mana mubabarire, umugirire utya. Ukeneye rero imbaraga z'Imana mu buzima bwawe bwose. Imana ishimwe. Nyemerera muri iki gitondo dusome ijambo ry'Imana. Ni igitabo cya Mose gutegeka kwa kabiri ibice ni 8. Dusome umurongo wa 17 n'uwa 18. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'ijambo handitse ngo Mose abihanangiriza. Yihanangirizaga Abisiraheli. Yabahaga mapu, yarababwiraga ati muzahura n'umugisha, igihugu mugiyemo ni cyiza. Ariko Mose akensista, akavuga cyane, ababwira ati ntimuzibagirwe, ntimuzakora. Mbese ababwira ibintu byose bagomba kwirinda. Nawe rero mwene data, hari ibyo ugomba kwirinda kugira ngo utababaza umwuka wera w'Imana wagushyiriweho. Hari ibyo ugomba kwirinda kugira ngo rwose ukomeze kuba umukristo. Dusome uyu murongo wa 17 handitse ngo uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi. 18 ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranishije indahiro n'abasogokuruza banyu, nk'uko irikomeza muri iki gihe. Imana ishimwe. Iri ni ijambo Mose yari amaze kubabwira ati igihugu muzajyamo rwose ni cyiza cyane, muzasanga ari cyiza. Uzasome uhereye hejuru iki gice. Mose yababwiye uburyo ki igihugu bazajyamo kizaba kirumbutse, kizaba gifite umugisha. Hanyuma arababwira ati rero hari igihe muzamara kubona ibyo byose ndi kubabwira, mubifashe muguwe neza, munezerewe, imitima yanyu rwose iguwe neza.
arangije arababwira ati ariko nimumara kubona ibyo, numara kubona bizinesi yawe iteye imbere, numara kubona poromosiyo uyicayemo, numara kubona ubyaye ugakikira ugaheka, numara kubona rwose uguwe neza, arababwira ati icyo gihe uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi uyu mugisha. Mose arababwira ngo muzirinde. Nanjye rero uyu munsi muri iki gitondo nakubwira ngo ujye wirinda mu byo utunze byose, umenye ko byavuye mu kuboko k'Uwiteka. Ujye wirinda, nimba warabyaye hereza Imana icyubahiro, kuko utarabyaye isuka ari umupagani. Bariya bajya barinda bapfa batabonye umwana, ntago ari abapagani, nabo sibo, ahubwo niko Imana iba yarabishatse kugira ngo wowe wabyaye umenye yuko ntacyo urushije abandi, kugira ngo wowe ubona wubatse inzu ukaba uyituyemo, buriya wari uzi ko ntacyo urushije uri gukodesha, ntacyo urushije uriya mushomeri nubwo wowe ufite akazi. n'umugisha icyo umurushije ni uko wakiriye umugisha muri iyi minsi. Rero Uwiteka aravuze ngo ujye wirinde niko ijambo ry'Imana rikubwiye. Iyi ni inama Mose yagiriye Abisiraheli, ariko iyi ni inama ijambo ry'Imana rikugiriye muri iki gitondo. Ujye wirinda ntukavuge ngo ni imbaraga zawe zabikoze, ni amaboko yawe yatumye umera utyo. Oya, kanguka umenye ko ari umugisha Imana yaguhaye. Hanyuma Mose nibwo yababwiye kuri 18 ngo ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, uzibuke ujye wibuka amateka y'iwanyu hashize, ujye wibuka bene wanyu bariho mu buryo bunyuranije n'ubwo uriho. Ujye wibuka ngo ahubwo uzibuke Imana yawe, uzibuka Uwiteka Imana yawe. Ndakwinginze ngo ujye uhora wibuka Uwiteka Imana yawe, ujye wibuka. Hanyuma ngo kuko ariyo iguha imbaraga. Turacyari ku mbaraga z'Imana, Umwuka Wera. Imana niyo yaguhaye imbaraga y'ubwenge, Imana niyo yaguhaye imbaraga y'umugisha, Imana niyo yaguhaye imbaraga yo kwaguka, Imana niyo yaguhaye imbaraga yewe, Imana niyo iguha imbaraga, Imana niyo yaguhaye imbaraga ku rurimi rwawe. Uravuga abantu banezezwa n'ukuntu uzi kuvuga, bagugirira icyizere. Imana niyo yaguhaye imbaraga. Reka wongere wibuke Imana yawe, urebe hawe hashize, urebe bene wanyu, urebe igisekuruza cyanyu, urebe bagiye bagira ibibazo, urebe Imana itagiriye neza nkawe. Nyamara reka nkubwire, ntabwo wabarushije gusenga. Oya, ntabwo wabibarushije, ahubwo Imana wowe yaguhaye umugisha ugeretse ku wundi. Niyo mpamvu Imana ikubwiye ngo ujye wibuka Uwiteka Imana yawe. Igihe cyose ugiye kuva haje akantu ko kuvuga ngo ni imbaraga z'amaboko yanjye zatumye mbona uyu mugisha, zatumye mbona ubu butunzi, zatumye mererwa neza. Oya, ujye ushyira hasi, uce bugufi. Icyubahiro ni icy'Imana. Wibuke Uwiteka Imana yawe, wibuke Imana yawe ko ariyo yaguhaye imbaraga zakuronkesheje ubwo butunzi. Kugira ngo noneho numara kubyibuka, umutima wawe ukabyibuka, intekerezo zawe zikabyibuka, amaso yawe ntiyibagirwe ibyo yiboneye byatambutse. Ngo Imana nimara kubona ko wibuka ibyo ngibyo, ugaca bugufi, ukagendera imbere y'Imana yawe uyubaha witonze, ngo izakomeza icyo bita isezerano. Imana ishimwe ngo izakomeza isezerano yasezeranije n'indahiro yarahiriye basogokuruza. Ariko wowe tuvugana muri iki gitondo, hari indahiro yirahiriye ku buzima bwawe ko izakugira neza. Hari amasezerano yagusezeranije ko izayasohoza nawe ugayishima. Rero icyo usabwa ni ukuhora wibuka imbaraga z'Imana yawe, kandi ukibuka Uwiteka, kandi ukagendera imbere y'Imana yawe wicishije bugufi. Navugaga ngo shalom, mugendane ahubwo n'imbaraga z'Imana, mu kazi kawe ugendane n'imbaraga z'Imana, mu byo wapanze byose ubona imbaraga z'Imana. Imana ibaha umugisha. Shalom.